mureke mbahamye mbaheze ubuhamya bw'iyi ndirimbo kandi muba nijoro nibwo nyagiye kuri YouTube nja kuyireba bwa mbere muyisohora sinyarimbari mu byumweru nka 3 bishize umwana wacu Sam yarwaye malaria tumujana kwa muganga baduha imiti tumusubiza mu rugo tugeze mu rugo bigeze saa 9 za nijoro umuriro uramuzamukana ageza 39 n'ibice 8 hafi 40 ari mu cyumba wenyine. Ayo ni amakuru yaduhamagaye na papa we aratubwira ngo mureke mbabwire Imana nyaraye mpuye nayo mvugana nayo. Ngahe tubwire kandi atubwira ijambo nyakunze aratubwira ngo buriya abavyeyi muzamuvuga Imana mukagira ngo twebwe abana ntabwo tuyize ariko naraye nyiboneye Imana yanje ku giti cyanje none atari y'abavyeyi. Iyo niyo data idasubirwaho niyo data bishobokera gusa umuntu ufite kwizera. Aratubwira ngo bimaze kugera saa 9 ubwo twari tumuvanye kwa muganga bamuteye inshinge zituma umuriro ugabanuka ageze mu ijoro urongera urazamuka hanyuma ngo yumva umutima uramubwiye ngo baguhaye imiti ya kwariteme urimo kuyimwa mu ijoro bagukuye kwa muganga baguteye inshinge twamaze amasaha 2 arimo amaserumu hanyuma urongera uje kubabyutsa musubira kwa muganga ngo umutima uramubwira ngo isharusenge Imana iyo data Imana uyibwire ishoboye kuzimya uyu muriro abaganga bananiwe kuzimya nimba ko wariteme yananiwe hanyuma serumu zigabanya umuriro zikaba zananiwe ugeze saa 9 birazamuka none ngiye Mana nije nawe ngo hanyuma aratubwira ngo ahita muza mu indirimbo ya Larume ngo konfi yateye yarabivugaga kubera bari bagiye muri concert twe twari duhari ngo indirimbo ivuga ngo iyo niyo data ngo yumvira amanutse mu mutima we ngo arayiririmba iya kabiri ngo yaje ngo yumva yakararimba ngo kuki wiganyira nshuti we izo ndirimbo zibiri ngo arangije kubera ko mu rugo mbafite thermometre nyanirayimuhaye ngo yikoze mu kwaha nyuma y'iminota 5 umuriro uramanuka ugera kuri 37. Iyo niyo data idasubirwaho niyo data iyo niyo data za malaria tunaniwe gukiza indwara zananiranye nukuri za sida zikire pressure zimanuke mw'izina rya Yesu
byose bijya bishobokera umuntu ufite kwizera. Niba indirimbo yari itarava muri studio, umwana w'imyaka 17 yarayizereye, umuriro ukamanuka agakira, urumva wowe wo kwizera noneho utarwaye, kurabona Imana yokora ibinganike. Muhaguruke dusenge. Byose bijya bishobokera umuntu ugira kwizera, kandi kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, guto kugagusingiriza ibikomeye wari uri mureba ukabona bidashoboka. Kasabe pastor atambuke adusengere. Imana ya Isirayeli ikongerera kwizera. Hahandi wari ucitse intege, hahandi wari unaniwe, hahandi wari ugiye kubivamo, hahandi wari wafashe ibyemezo bikomeye. Erega bari abantu muri mukubana baja kwiyahura, nukubera kuko imitima yabo kwizera kuba kwarashize. Ahasigaye Satani akamufatisha ibyemezo bitari byo. Ariko Imana ya Isirayeli yaturemye idukunda, mureke twongere tuyigarurire icyizere. Mwakira ijambo ry'Imana. Yije mu banyamasezerano, iyo niyo tugiye kubwira. Iyo niyo data kabisa, kabisa. Subiramo. Yego, iyo niyo data kabisa. Iyo niyo data. Ariko narakubonye Yesu we, ariko twarakubonye. Niyo data, iyo niyo data, iyo niyo data, iyo niyo data. Iyo atabaye bariya, nawe yo gutabara muri uyu mugoroba. Iyo niyo data, yego we, umuntu wumva afite ikintu twosengera uhaguruke, tugiye kubirema, tubwire data. Iyo niyo data idasubirwaho, iyo niyo tugiye kubwira muri uyu mugoroba. Nukuri iyo niyo data. Iyo ni igituremera uruzaro, iyo ni igituremera uruzaro, iyo ni igidukiriza abana. Iyo niyo data tubwira, iyo niyo data tubwira, iyo niyo data tubwira. Nukuri uyibwire ibyawe, nanjye ndimo ndayibwira ibyaje. Uyibwire. Akazi, iyo niyo data ikingura ingendo, iyo niyo data itsemba intambara, iyo niyo data itanga amahoro.
mupfakazi nawe gutabare muri uyu mugoroba, uyibwire ibiremereye umutima wawe. Ushoboye byose data we.